inshuti bakunzi ba televiziyo Prayer and Face TV, twongeye kubasuhuza abadukurikira muri mu mahanga, abadukurikira muri igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari muri East Africa, inshuti zanjye z'akadasohoka ziri muri Kenya, iziri muri South Africa, ndabashuhuje. Mahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Waba udukurikira mu bitaro, waba udukurikira utameze neza, ndashaka kubwira ko nawe biri bumere neza, ndakwatura gukira, ndakwatura kumera neza mu izina rya Yesu Kristo. Urugo rwawe utarwubatse neza, ndashaka kubwira ko Yesu Kristo ari byose kandi atanga amahoro kandi yubaka, kandi urugo Yesu Kristo yubatse ntawabasha kurunyeganyeza. Uyu munsi rero nko bisanzwe twabazaniye umukozi w'Imana kwizera, umukozi w'Imana usize amavuta Imana ikoresheje iby'ubutwari mu gihe cye, akaba rero tugiye kubakirira atuganiriza ndetse kuri topic ivuga icyaha icyo ari cyo. Abantu benshi bari mu rujijo, abantu benshi bamenyereye Imana, abantu benshi bazi ko bashobora gusambana bakiba bagakora ikintu cyose kirakaza Uwiteka, ariko bagashobora kugira gute kuguma ko umuntu arakubwira ati niba nkasambana ariko nkaba nkora bikaza icyaha ndakiviramo iki. Ariko uyu munsi twabazaniye umukozi w'Imana ugiye kubasobanurira ku cyaha icyo ari cyo. Pastor Evangelist, ndagira ngo nkwakire kugira ngo usobanurire abantu icyaha icyo ari cyo, ndetse unadusengera Imana kugira ngo utangire ikiganiro. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, muhimbazwe kuko uri uwo kwizerwa. Turagushimye ko watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo ducungurwe, natwe abatari ubwoko tukaba turi ubwoko, ndetse tukaba turi abaraganwa hamwe na Kristo. Nyemerera rero uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe mwami, muri iki kiganiro ntaba ari twe, reka mwami twe kuvuga ku bwacu, ahubwo Mwuka wera reka bari uganza muri twe, kandi imitima y'abantu bawe, imitima y'ubwoko bwawe reka ihemburwe n'ijambo ryawe, maze twese uduhaze ibyiza hamwe n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen. 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 Inshuti mudukurikira aho muri mu mahanga, aho muri ku isi hose, ndabasaba kugira ngo muzakurikira iki kiganiro, mugikurikirane, murinde mukirangiza kugira ngo mushobore gusobanukirwa nk'uko mwadusabye, mukatubwira ngo tuzazane tukivuga ngo icyaha ni iki. Rero mukozi w'Imana, uyu munsi abantu barakudusabye ngo uze ubasobanurire icyaha ni iki. Icyaha ni iki? Mbese Imana koko ikunda umunyabyaha? Nagira ngo yaranga usobanura, nkomeza no kukubaza n'ibindi, ariko nagira ngo usobanure byagutse kugira ngo badukurikira bafashwe. Murakoze cyane kubw'ikibazo baje. Abantu benshi bafite bagira confusion kwibaza ubundi icyaha ni iki, ese ubundi munava. Murakoze kubw'ibyo bibazo, hamwe n'Umwuka wera rero arabidufashamo kugira ngo tubashe kurushaho kungukirwa kumenya Imana. Imana itugirire neza. Reka rero mbere yuko nsubiza icyo kibazo dusome ijambo ry'Imana, ariko reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice byaho 6 ku murongo waho wa mbere, haranditswe ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Aha ni Paulo wariho abwira Abaroma. Aravuga ngo mbese titire cyangwa se umutwe w'ijambo aravuga ngo ubuntu ntibuduhesha uburenganzira bwo gukora icyaha. Ndagira ngo mbwire bene data nshuti z'umusaraba badukurikiye, ubuntu twahawe, ubuntu twagiriwe, kuba twaracunguwe n'amaraso Yesu Kristo, ntabwo biduhesha gukora ibyaha, ahubwo biduhesha gukiranuka, ahubwo biduhesha gusa nawe. Imana itugirire neza cyane. Kuko aha Paulo yabwiye Abaroma, arababwira uyu munsi ntabwo ari Abaroma, ntabwo ari Paulo uyu uravugana na kwizera, ntabwo ari Abaroma. Imana itugirire neza, ahubwo ni wowe ubwirwa uyu munsi wa none. Mbese ko twagiriwe ubuntu tugahabwa Kristo ngo aducungure, ese dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu twahawe busage? Aravuga ngo ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Niko abaje. Mbese twebwe
twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? ndagira ngo aka kantu kumvirize cyane. Ese tukomeze tubiramiremo? Abapfuye ku byaha ni bande? ndacyasobanura icyaha icyo ari cyo. aravuga ngo ni munsi y'uko twese ababatijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Imana ishimwe cyane. ndashaka kukubwira rero ngo icyaha ni iki. ubundi mu magambo make, icyaha ni ikintu cyose ukora ukigambiriye, ugishaka, wateguye. ubundi muri make umukristo uwemeye Kristo umwizeye ntabwo akora icyaha. ndagira ngo mwumve aha, gukora icyaha no kugwa mu cyaha biratandukanye. umukristo birashoboka ko yagwa mu cyaha ariko ntabwo akora icyaha. igihe cyose ukigambirira, ukagambira mu mutima wawe, ugahaguruka uri umukristo wakijijwe, warangiza ugahaguruka wagambiriye kujya gukora, ugambiriye kujya gukora ikibi, icyo gihe rero ntabwo uba ukiri mu mubare wa Kristo. Imana itugirire neza. Haleluya. rero icyaha mu magambo make ni ikintu ukora gihabanye no gushaka kw'Imana, wagitekereje, wakigambiriye. icyo nicyo cyaha. Yego. ibyo byaha se, icyo cyaha umaze kugisobanura abadukurikiye bose ku mugabane w'isi nyamwumvise icyaha icyo ari cyo, gukora icyaha icyo ari cyo. ariko ndashaka kubaza, ese iki cyaha iyo gikoze ubundi hari ikibazo ugikoze ukakigumamo, ubaye ukora bikaza, ubaye nubwo waba uri umuvugabutumwa, tubonye abavugabutumwa b'abasambanyi, abavugabutumwa bakora ibintu bitaza, ariko ukabona haravuga ubutumwa bwatutse abantu bakamutega amatwi. ese icyo cyaha ntabwo gishobora kumutandukanya n'impano ye? ashobora kuba akora icyaha kandi agakomeza akabwiriza bikaza. ashobora kujyayo ugakora ikintu kibi ariko wajya kurimba. ubwo ndimo ndavuga nko ku bakozi b'Imana. icyo cyo wagisobanura? si ku bakozi b'Imana gusa, ahubwo n'abandi ariko cyane kuko bamenye, warusobanuye aha, kuko bo bamenye. Yes, baramenye, bazi ibyanditswe, niyo babitwigisha, barengaho, barangiza bakabirengaho. abo bo umuntu ashobora kuba ari umunyabyaha akomeza agahanura, ushobora kuba ukora icyo cyaha ugakomeza ukabwiriza neza ufite amavuta. nagira ngo usobanure ako kantu tubone kujya mu bandi, ko twebwe abakristo dusanzwe dutandukanye n'abakozi b'Imana. sinzi yenda no b'Imana, sinzi n'ibitunda kimwe, ariko ku bwanjye ko waramenye, abazi byinshi bazabazwa byinshi. rero numva ngewe nk'umukristo usanzwe icyaha nakora gitandukanye n'icyo umukozi w'Imana. nagira ngo aho ngaho naho ugire ikintu tuzaniraho kugira ngo dukurikiye bashobore kumva neza. igihe cyose rero ahantu iyo ucanye itara, mu nzu yawe nijoro ukarizimya, haza umwijima. ni ukuvuga ngo igihe cyose, ndavuga reka ngaruka ku ruhande rw'abiyita, reka mbivuge gutyo, rw'abiyita abakozi b'Imana, kuko niba uri umukozi w'Imana koko nyakuri, wari ukwiriye gukora n'ubundi nk'iby'Imana igize gute ishaka. reka mvuge rero abiyita. abangaba Pawulo yabavuzeho, aravuga ngo ari habwira Abaroma, aravuga ngo mugende nuko muhinduke rwose mugize imitima mishya, muhinduke rwose mugize imitima mishya. aba rero kenshi usanga barahinduye ariko batarahindutse. usanga barahinduye ariko batarahindutse. ushatse kuvuga iki? uyu munsi wa none nk'urugero, ntabwo nibasiye umuntu uwo ari we wese, mumbabarire, turigisha ku cyaha. nk'urugero nk'indaya, abasambanyi, ashobora kuva gutega ku muhanda aho yakoreraga uwo murimo, yarangiza akambara neza, kwikwiza, akaza muri korali mu rusengero. nyamara twe tumubona muri korali mu rusengero cyangwa se mu bakristo, turabona ko yahindutse, turi mu murongo umwe, ariko we
bya bindi aracyabikorera na hehe uwo nguyu yarahinduye ariko ntiyahinduka. Rero mbere y'uko uhindura ahubwo niyo wari ukwiye kugira gute uhinduka. Imana itugirire neza. So rero ahangaha icya mbere nari nanze kuvuga ko hari ababiyoberanya. Yes, kwiyoberanya agahindura ariko we atarahinduka. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko ku bakozi Imana none ndi kukubwira, iyo ahari umucyo iyo uzimije, ntabwo ngo iyo uzimije itara haza umwijima. Ni ukuvuga ngo hatari umucyo haba umwijima, kandi ntabwo ibyo bintu byose bibangikanye. Ibi mucyo se ntabwo watuma wakwafekita umuhamagaro wawe. Nibyo nshaka kuvugaho cyane. Ntabwo umucyo n'umwijima bijya biba hamwe. Ahari umucyo ni umucyo nyine, n'ahari umwijima ni umwijima nyine. Ahubwo ndashaka kugaruka ahangaha, uyu wiyita umukozi w'Imana cyangwa se uyu mukozi w'Imana wakoze ibyaha cyangwa se urambiye mu byaha, ugumye mu byaha, ariko nyamara agakomeza kwitwa umukozi w'Imana, ntabwo yamburwa mu buryo bw'umwuka, yamburwa za mana. Rero Satani nta handi akorera, araza agakomeza kwicara muri wa mwanya. N'urugero, nimba wari umuhanuzi ariko waraguye, reka mbivuge muri systeme y'abarokore, waraguye mu byaha, uri umunyabyaha, uri umusambanyi, uri umusinzi n'ibindi byinshi byasi ibyo ngibyo gusa, hanyuma ariko ugakomeza kugira gukora umurimo w'Imana. Uyu munsi wa none iyo utihanye ngo umeneke, uce bugufi, uhindukire, Satani araza akakorera muri za mpano, agakorera muri za mpano, n'ubundi abakubona bakabona ukomeza guhanura, kandi nyamara barakiwe. Urugero rwa hafi, Imana imaze guca uyu mwami, imaze guca Sawuli imaze kumuca ku ngoma. Mu by'ukuri Sawuli yamaze igihe kirekire ayoboye. Ndagira ngo ako kantu abadukurikiye bakumve neza. Yamaze igihe kinini ayoboye, ariko mu by'ukuri nubwo yari ayoboye yari yaraciwe, ariko akomeza kugira gute? Kuyobora. Mu by'ukuri nuko Imana yarakimuriwe, yari yaraciwe, ndetse harimitswe n'undi uzamusimbura, ariko akomeza kuyobora. Ndashaka ukira aho ngaho, ukira twari ku cyaha ku mwami Dawidi. Nawe reba, nawe uribuka handi yagiye agasambanya umugore wandi wa Mukawuriya, wese yamaje Mukawuriya, sibyo? Kandi urabizi ko Dawidi Imana yamukoresheje iby'ubutwari, yamukoresheje ibintu byinshi, yanesheje Umufilisitiya Goliyati, yakoze ibintu bikomeye. Dawidi niwe muntu wakoze akantu gakomeye. Nagira ngo tubwire ku cyanga Imana itamu. Ahangaha rero ndashaka kugusubiza kuri Dawidi, mbwire n'abadukurikiye. Abantu benshi bajya bakunda kwitwaza nimba nabyita ubupfu bw'ibyanditswe kugira ngo bakomeze gushayisha gukora ibibi. Akavuga none se Dawidi, ubundi tuzi ko ibyaha bikomeye, niko tubizi twebwe, ariko siko Imana ibizi. Ibyaha byose imbere y'Imana ni ibyaha. Imana itugirire neza. Abantu rero bajya bakunda kwitwaza ibi byanditswe bakavuga ngo none se ko Bibiliya itubwira ko Dawidi yarasambanye. Ibyo twebwe nk'abantu nibyo tubona bikomeye. Ikindi Dawidi yarishe, ngo na Salomo afite abagore. Noneho kubera iki? Iyo ni confusion abantu bajya, no nshaka kugira ngo mbamare impungenge. Kubera iki Imana kandi yagarutse ikavuga ngo niwo umutima wanjye wishimiye? Ese kubera iki Imana yamukoresheje ibikomeye, iby'ubutware tubona n'ibibi yakoze? Aha niho nshaka kugaruka. Dawidi yari afite umutima wanga, utinya icyaha naho yabikoraga. Niho nababwiye ngo umukristo wakijijwe, umwizera, birashoboka ko agwa mu cyaha ariko ntagakora icyaha. No kuvuga ngo kandi ikindi Dawidi, iyo usomye muri Zaburi ngirango ya 51 ku murongo wa 18, no avuga ngo Dawidi ariho yihana. Yari afite ikintu Imana yamukundiye kurusha ibindi, kandi gakomeza kumugirira neza nk'uko imbabazi zayo ziri, nuko yari
afite umutima umenetse. Amen. Dawidi yagiraga umutima umenetse ushenjaguwe, aho yajyaga gusenga arira, aboroga, ababazwa n'iki? Ababazwa na cya kibi yinjije, ababazwa na haleluya, ababazwa na wa mwijima yinjije mu mucyo. Uyu munsi wa none abo ndimo mvuga uyu munsi wa none ni babandi igihe cyari cyo cyose nimba ugikora, reka mbivuge, nimba ukigwa mu byaha, wowe umushumba, profete, uzwimana, evangeliste, mukristo, muririmbyi, abantu bose mu byiciro bitandukanye, niba uyu munsi wa none ukijya gusambana, niba uyu munsi wa none uroga, niba uyu munsi wa none ubeshya, niba uyu munsi wa none ufite ishyari, niba uyu munsi wa none ufite amacakubiri, ufite amoko muri wo, niba uyu munsi ukibigira mu mutima wawe, ntugire umutima ugucira urubanza. Urudime ako kanya menya yuko utakiri mu mugambi w'Imana, kuko icyaha, wenda icyo kibazo uri buze kukimbaza simbizi, hari ibyo kikwambura. Imana itugirire neza. Rero ahangaha abarumbajije impamvu kubera iki Dawidi yakoze ibi byose bibi tubona kandi agakomeza kwemerwa, nuko yagize umutima wo guca bugufi akihana. Aho naho duhera tubwira abadukurikiye, tubonye abantu benshi bitwaza Dawidi ugakomeza gukora ibyaha, tubonye abantu benshi bitwaza Salomo bagata abagore babo, ukavuga ati Salomo we ntiyarataha ngaho kandi ntari muri Bibiliya, sibyo? Ariko tubonera kubwira abantu ngo icyaha kigutandukanya n'ubwiza bw'Imana, icyaha kigutandukanya n'amahirwe Imana yaguteganyirije imbere, icyaha ni kibi, ngo mushake ubwami bw'Imana no gucyara ibindi byose tuzabyongerera. Mukozi w'Imana, hari ahantu basobanura ariko sa nkaho wenda hashobora kuba tumvise neza, nakoje ngo mbese Imana koko ikunda umunyabyaha? Yego ikunda umunyabyaha, ariko nagira ngo udusobanurire kuri iki kintu. Hari abantu bajya bavuga ngo Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha, ariko ndagira ngo aka kantu ukatuzanire neza. Ndagira ngo aha hantu rero tuhumve neza tubifashijwemo n'Umwuka Wera. Hari abantu bagenda bavuga ngo Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha. Nakubwiye ngo igihe cyose ahatari umwijima haba umucyo. Uyu munsi wa none igihe impanda iramutse ivuze ukiri muri biriya byaha, ndakubwiza ukuri, hahandi bavuga ngo Imana ikunda umunyabyaha n'iryari, imukunda ryari? Ntabwo ikunda umunyabyaha, ahubwo uwo nguwo wakoze icyaha imukunda, ni ukuvuga ngo ibimufitiye impuhwe n'urukundo, kuko ikunda wa wundi ugifite umutima umenetse, uri buze kuza kwihana, uri buze kuza guca bugufi. Ariko ndakubwiza ukuri, impanda iramutse ivuze uri muri byo nta cyakuza kurimbuka. Rero ntabwo Imana nk'uko babivuga ngo ikunda umunyabyaha, ni ukuvuga ngo nimba nanga ikibi, n'urugero nimba nanga iyo telefone, ni ukuvuga ngo ntabwo igihe cyose uyifite ntabwo nzaba ngukunze kandi udashaka kuyirekura. Ariko nuyirekura, mu rugero natangaga, ariko nuyirekura nzagukunda kuko wamaze gutandukana n'icyo nanga. Ariko igihe cyose ukiri kumwe n'icyo nanga ntabwo nzaba ngukunda. Urashaka kuvuga ngo igihe cyose umuntu wese ari mu byaha, igihe cyose, kandi tuzi neza ko nitwihana tugahindukira Imana izatubabarira, ariko igihe cyose nkiri mu byaha ushobora kuvuga ko Imana itankunda? Ntabwo bishoboka. Igihe cyose ukiri mu byaha, igihe cyose ukiri mu bibi, ntabwo uri umukunzi w'Imana, kubera ko uri mu bibi. Gusa amahirwe ufite, ariyo mpamvu tuvuga ngo Imana ikunda umunyabyaha, nuko iyo yihanye nyine irongera ikamwakira. Niyo mpamvu na Yesaya yabivuze, aravuga ngo nimuze tujye inama, niko Kristo avuga ngo naho byatukura tukutuku, naho byatukura tukutuku birahinduka umweru dede, ngo birahinduka umweru bisa n'ubwoya, birahinduka umweru nka shereri. Aravuga ngo hepfo hari amagambo akomeye, aravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Hepfo andi magambo ntabwo tuyirengagiza, avuga ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabata.
Yesu nashimwe cyane abadukurikiye kuri Face TV. Nashaka no kubitsa ko ngewe uri mu kubakora ikiganiro bahita Joy Murenzi. Pastor twanakomeza nari nabwiye abadukurikiye, ariko mfite hano nanone ikindi kibazo. Hari abantu batubwira ndetse harimo n'abakozi Imana muramba buri munsi nibasiye abantu batugeza uyoboka Imana cyane. Hari ahantu batubwira ngo Yesu Kristo yaradupfiriye, sibyo ngo yadupfiriye rimwe nta bundi, bakaba ari nabivugira ngo mujye mwikorera ibyaha ubuntu burahagije. Icyo wakora cyose Yesu yaradupfiriye, wasambana waroga wagira icyo, Imana yamaze gutanga umwana wayo ku musaraba aradupfira, ngo none ubwo buntu buraduhagije. Bivuze iki? Bivuze ko wakwikorera icyaha ugakora ibyo ushaka byose, ubwo buntu bukazabona ijuru. Wowe urabivuga iki umukozi w'Imana? Uko nguko rero ntabwo ariko biri mu by'ukuri. Tusomye ijambo ry'Imana, aha niho Pawulo iki cyanditswe akibanzaho cyane kiri mu Baroma ibice 6, yaravuze ngo nibyo koko twaracunguwe, nibyo koko Kristo yaradupfiriye, nibyo koko igitambo kizima twari dukeneye yari Kristo yaradupfiriye. Ariko Pawulo aravuga ngo mbese dukomeze gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Aravuga ngo ntibikabe. Rero ntabwo bikwiriye ko dukora ibyaha ngo kubera ko twagiriwe ubuntu twisambanire twikorere. Ntabwo bikwiriye nk'umukristo, ntabwo bikwiriye nk'abemeye Kristo, nk'abizera Kristo, kuko niba warapfanye na Kristo, Imana ishimwe, twazukanye nawe. Nicyo umubatizo udusobanurira, nicyo utubwira kubizera Kristo. Niba warize ngo Yesu Kristo ni umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye, hanyuma akagera ikirenge muke ukabatizwa mu mazi menshi, wapfanye nawe ku bibi, uzukana nawe kugira ngo uzagere mu bugingo buhoraho. Ariko hari icyo usabwa, ntabwo bihagije, hari icyo usabwa. Niyo mpamvu ahangaha reka dusome iri jambo dusanga muri Yobu ibice byaho 28 ku murongo wa 28. Haravuga ngo maze mbwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka mubwire nshuti y'umusaraba, uyu munsi wa none kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Uwiteka tumwubaha gute? Twumwubaha igihe cyose dukora ibyo ashaka. Ibyo ashaka nibi nuko tugendera mu nzira ze. Uyu munsi abwiye Abisirayeli ngo ntabwo nzongera kwandika amategeko ku bisate by'amabuye. Kubera iki? Aravuga ngo nzajya nyandika ku nkingi z'imitima yanyu. Amen. Nshuti y'umusaraba, mwene data mukundwa, wowe uduteze amatwi, wowe ukurikiranye iki kiganiro, ndagira ngo mubwire ngo icyaha urakizi, ntabwo ukeneye kwigishwa ngo iki ni icyaha. Imana ishimwe. N'umwana muto cyane, mbese n'umwana muto uzi gusenga Imana tugiriye neza. N'umwana muto cyane, uzareba umwana w'imyaka 5, reka mvuge imyaka 5 cyangwa se imyaka 3, aho ngaho uzamutuke cyangwa umubwire nabi, ntabwo azaseka. Kubera ko atazaseka, nuko azumva kwicyo umubwiye atari cyiza. Imana tugire neza. Ibyaha rero Uwiteka yabyanditse ku nkingi z'imitima yacu, ntabwo bidusaba ko tumenya ngo iki ni icyaha, iki ni icyaha, iki ni icyaha. Icyaha nakubwiye ngo ni ikintu cyose ukora ubishaka, wabigambiriye, ubizi ko kitari mu bushake bw'Imana. Shuti bakunzi ba televiziyo kuri Face TV, turabakunda cyane, niyo mpamvu twabateguriye ibi biganiro kugira ngo tumenye icyaha n'iki. Mwumvise ko icyaha kigutandukanya n'ubwiza bw'Imana, mwumvise ko icyaha kigukerereza mu mahirwe yawe y'ubuzima, mwumvise ko ingaruka y'icyaha ari urupfu. Abantu ushobora no gupfa ugenda, ingaruka y'icyaha ni urupfu. Rero abadukurikiye, kubera umwanya muto tugiye ku kiganiro kugisoreza akanya gato, tuzongera gukora part 2
tubasobanurira byagutse, ariko wowe wigishijwe ukigishwa ko ubuntu buhagije, ukumva ko wabusambaniramo, ukumva ko ishyari ryawe warigendana, ukumva agakiza katumariye iki, agakiza katumariye kuva mu byaha bya bindi wagenderagamo ugahinduka rwose ukaba umwana w'Imana. Nawe mukozi w'Imana wigishaga intama zawe ngo zikomeze zisayishe ko Yesu Kristo kumusaraba yabirangije. Ndashaka nkuzanira ijambo rivuga ngo nawe hinduka rwose, wigisha ubutumwa bwiza, wigisha abayoboke bawe kuva mu byaha, kuko kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Kandi ingaruka y'icyaha iki ni urupfu. Wowe udukurikira ndibaza yuko nawe ushaka kubaho, ushaka ubuzima, va mu cyaha ubona ubugingo. Murakoze. Wakongera akantu kamwe unasozeraho. Reka nongera akantu kamwe nsoza. Iyo dusomye mu Migani ibice 10 ku murongo waho wa 27 haravuga ngo kubaha Uwiteka gutera kurama. Amina. Ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Amina. Reka nsoreze kuri iri jambo. Kubaha Uwiteka bitera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Iki kigisho dushobora kuzongera kugisubiraho, ariko ijambo ryatubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo ari njye mbivuze, igihe cyose ukiri mu byaha Bibiliya ikwisinjije. Ni byiza rero ko dukwiye kuva mu bujiji. Ntabwo wakwishimira kubinjije. Igihe cyose ukiri mu byaha, igihe cyose ukiri mu bibi urinjije. Imyaka waba ufite iyo ari yo yose, uko waba uko ariko kose, izina titire waba ufite iyo ari yo yose, igihe ukisayishije mu byaha, igihe ukiri mu byaha udashaka kubivamo, udafite umutima umenetse ngo uhinduke rwose, Bibiliya iravuze ngo urinjije. Imana itugirire neza, kandi hamwe n'imbaraga z'Umwuka Wera zitubashishe kuva rwose mu byaha, hanyuma dukore ibyo Imana ishaka. Ndumva twasoreza ahangaha. Reka dusoze ikiganiro kwizera Imana igumugisha. Ariko mwumvise yuko umuntu agendera mu byaha akabinjije. Ikindi twumvise ko icyaha gitinza amasezerano yacu. Haleluya. Wowe dukurikiye aho uri muri salo yawe, kwambura agaciro, icyaha kikwambura agaciro, icyaha kikuvana ku ntebe kikakwicaza hasi, icyaha waba wambaye ariko ukagenda usa nk'uwambaye ubusa. Reka tuve mu byaha kugira ngo tujijuke, reka tuve mu bidatunganye kugira ngo twinjire mu masezerano yacu. Reka mbabwire bene data, icyaha kijya kigutinza kwinjira mu masezerano yawe, icyaha kijya kigutinza mu bukene, kandi Imana ishaka gushyira ku rundi rwego. Reka twihane duhindukire rwose kugira ngo Uwiteka Imana ashobore kudukorera ibyo twamusabye. Haleluya. Rero nshoreje ahangaha. Yari Joy Murenzi, ndi kumwe na Kwizera, Evangelist Kwizera. Next time tuzabazanira ikindi cyiciro tubasobanurira neza icyaha cyo, ariko mureka twakwitinza kugira ngo Imana isohoze ibyo yatuvuzeho. Haleluya. Shalom.